we ukomeze nawe umfashe umunsi abiri imbabazi ndebe ko yambabarira pe ntabwo nyiri gusinzira ntabwo nyiri gusinzira n'ubu mano mumfashe umunsi abiri imbabazi na musaza wanjye ndakomeza muhamagara abantu baranyanze keza we amara shani wambabariye kuko ihangane niho kigomba kuba gasuwe zamuka kirimo hano no gitabye yesuwe ngiki mana yo mwijuru we nibi byanzongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Barekazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi mwese nizere ko meze neza mwese aho muri turi kumwe na Rachel angira ngo muribuka ikiganiro cy'ubushize twaganiriye na Shania muri iyi minsi nibo bantu turi kuganira cyane kubera ko ahantu nge mbona bitameze neza cyangwa hari ikibazo mba numva nshaka kugenda numva ko nyine byiburi cyanzanye kimwe cya kabiri cyakozwe cyangwa se byananga ariko nkakomeza nkagerageza nabona naniwe nkava ku kirego rero muri murabyibuka ko ubushize twaganiriye na Shania ku bijyanye no kugira ngo ababarire Rachel ariko yadusobanuriye impamvu ku giti cye yumva atamubabara kubera ko nyine ataribagirwa ibintu byose yamukoreye ubugome n'ibindi byose yagiye adusobanurira ariko kuri iyi nshuro ku ruhande rwa Rachel nawe nk'umuntu usaba imbabazi ku ruhande rwe nawe afite ukundi kunabyumva hari gusaba imbabazi bakazikwima kandi we wumva uzikuye ku mutima ese wowe wumva umeze ute kuba uvuga uti mutima wanjye urera ndicuza byose byinshi nakoze icyama ngasubiza iminsi inyuma ariko bikanga ariko usaba imbabazi ntiyizere neza koko kuri mukuri nabyo biba bibabaje niyo mpamvu rero twari tuganiriye na Rachel kugira ngo natubwire kuri we kugeza uyu munsi ese muri we yumva ari icyo azakora kugira ngo abashe guhabwa imbabazi cyangwa se arumva ari iki cyakorwa kugira ngo abashe kubabarirwa ese yaba yarakoze ibibi byinshi cyangwa se bikomeye ku buryo atakwiye guhabwa imbabazi koko reka nawe tumuhe ikaze kugira ngo twumve nawe uko abyumva kuri iyi nshuro niba kikomeje gutegereza imbabazi za Shania cyangwa se niba nawe byanze akavuga ati niba yarazinyimye nazireke nabyo birashoboka hari ikintu umuntu ukora ukarambira ugahita uvuga uti nanjye reka mbyihorere Rachel tuguhaye ikaze yego murakoze umeze uteze kendawe ariko urababaye mu maso ufite agahinda nyabo shake nawe wababara uzi kujya ahantu witeze kuri wakura ikintu wahagera ntukihasange ntukibone none uzagahinda utahana uzi ikintu ugira utangira kwicira urubanza umutima wawe ati banze kumbabarira nasebye man utangira kwicira urubanza nyine ukumva isi irakurangiranye ariko nyine ntabwo nacitse intege nubwo nyine ntishimye ariko ntabwo nize ncika intege nyuma yaho Shani yavuze ati sinakwizera sinakubara kano kanya mvira hano kanakibukana nabi wagiye utekereza icyo uvuga uti se baransuzuguye umugani nko kwivuza uti nakanagasuzuguro no kwisuzuguza hari uwasaba imbabazi yaba n'abatazimuha akavuga ati ariko ubusu kwisuzuguza no kwimenyereza umuntu nabanje gutaha mbabaye ndanarira ibyo twaratandukanye njya mu mwana ndarira ndikira ndarata imana ko ibi ni ibiki biri kumbaho koko ibintu nakoze nkibaza ati wafite igihe akagisubiza inyuma agafite nka biriya bintu byose byabaye akabikuraho basi bikibagirana ariko ntibyakunda narabanje ndarira ngeze aho ndihanagura mbitekerezaho neza nanjye nishyira mu mwanya wa Shania numva nyine ntabwo yahita mbabarira ndavuga ati ibyo namukoreye nanjye nkajya ndeba ibintu namukoreye nkareba kumwiba abana nkareba kumutera mu rugo nkareba kumukubitira mu muhanda nkareba kumushinja ngo yasambanye mana byose maze kubikurura
ndavuga ati rwose ntabwo namurenganya reka mureke wenda nawe azacuruka mbabarira. Ibyo kuvuga ko yasambanye waba ubizi neza ko atabikoze. Njye nagenderaga mu Kigali kuko nabikubwiye numvaga akantu kabaye nkahita ngashyushya nkakaremereza ntazi ngo nibyo cyangwa si ibyo, nkahita ngashyushya nkakaremereza nkahita ntwara ibintu nk'ahari ibyanyabyo kandi ntabizi. Urumva nyine hamwe n'Imana ndiracyari gusenga Shania wenda azambabarira kuko nawe ni umuntu. Naramusuye mu minsi ishize numva nyine nyuma cyagiye gusaba imbabazi, naravuze kandi kumureba menye n'amakuru nimba yaratanze imbabazi numve nyine uko mubanye, kuko nyine numvaga ko yaravuze ngo agiye kubitekerezaho niri muzamuhaza asakubabarira. Kubera hashize iminsi ndavuga nikanje kumusura nawe numve niba yarabashije gutanga imbabazi, twumve niba mwariyunze ibintu tubinywere. Ubwo bukwe tubutaha harambwira ati usanga nawe nyine umutima aracyanangiye umutima nyine avuga ngo wamukoreye byinshi bibi, avuga ko ari ukubeshya, avuga ko we na musaza wawe y'imikino ari utundi dukino muri nyine we ntago arumva ko bishoboka kuvuga ngo we wakwicara ukavuga ngo mbabarira ngo ngisabye imbabazi. Nyine aracyatekereza nk'ibya kera akavuga ati Rasheli n'indyarya ndacyari gushaka kuza kunyigiraho umuntu mwiza ngo ngira mpebukire. We ibyo agitekereza ntago atekereza ko umuntu yahinduka, ntago atekereza ko umuntu yaza agasaba imbabazi abikuye ku mutima. Nicyo gitekerezo cya ntakifitemo, ariko nanone ndatekereza ni umuntu afite umutima. Yaravuze ati nitumuha agahenge bitekerezeho nanjye narakamuhaye. Nawe najya kwa Shania n'umuntu numvise no kumuvuga n'umuntu mumbazaho ndavuga ati bitaranjyaho mpita nanamukupa nkubwira ko nta kintu na kimwe biziho. Nushaka ko ari numenya ko munavugana ajya kuvuga ngo nongeye usange simbonye imbabazi. Nyuma cyagiye se wagerageza kongera kumuhamagara byura kuri telefone kuko ari iyo umuntu asaba imbabazi ugerageza hose ukareba. Cyakoze namwandikiye aka message namubwira ati mbabarire nyine ko naje wanyu nakubwiye nuko utajya umfata, ariko nagusabye imbabazi mbikuye ku mutima. Nimba ushaka kubabarira nta kibazo, ni ukuri imbabazi zanjye ndazakira. Ntacyo yagusubije se? Shaka nta kintu yanshubije yaranyihoreye. Kandi nkabura musaza waramutse aje buri mpamvu ngiye mvuga ibintu kugira ngo ibanire neza, kuko buri kugirana ikibazo n'umuntu muzahura cyangwa muzajya muhura, kuko nka musaza wawe aje mwahura se nawe naramamagaye ndamubwira ati se Marite wamfashije gusaba Shania imbabazi koko kuzi ko ibintu byose rero twabinyuranagamo, kuzi ko ibintu byose ngiye nawe twabifatanyanga, basi mfasha dusabe na Shania imbabazi. Kandi we adashaka no kumuvugisha we ntarashaka nawe nyine ahita ndeka nkavuga ati kugira ngo njye umutima njye urarunjya kandi bose biturije reka njye nkinanuke mbohoke n'umutima wanjye. Ubuse bari wabohoka? Ntabwo ndabohoka ariko mfite icyizere kuba narabitoboye nkanabikora mu mutima ke. Uzi kuvuga ibintu ngomba ijambo mbabarira ni ikintu kigora abantu benshi, ngiye kuba byaramvuyemo nkabivuga nubwo ntarabohoka neza ariko naruhutsemo gake. Nicara nzi yuko namusabye imbabazi nubwo atambabariye. Cyagiye hari ijambo Shania yaravuze ngo banza ubohoke n'ibyiwawe. Ibyiwawe yavuze nimba yashatse kuvuga ibyo mu rugo rwawe kuko wenda azi ko nawe wawe hahoraga imiserero. Iwabo wundi wa mugani buri ujya gutera uburezi arabwibanze. Ushaka kuvuga ngo ushaka kubana na Shania neza, ushaka ko mwiyunga, kandi wawe mu rugo umugabo ntimubanye neza, abaturanyi ntimubanye neza, babantu nyine mufanye ibibazo bihoraho. Ugashika ngo Shania mubane neza kandi naye wawe ibyo wawe nawe kubikemura byarakunaniye. Se wa mugana ako kantu yashirombyemo nuko wenda nanze kwirirwa mbimubaza cyane ngo impamvu avuze iryo jambo, wowe byibura mu rugo bimeze neza mbere yo gushaka umubano hagati na Shania? Bimeze neza, ntabwo navuga ngo bimeze neza cyane ariko bimeze neza. Ikintu twapfaga n'umugabo wanjye nuko yanciye inyuma agabyara umwana hanze kandi atabimbye akajya namuhakana. Ikindi akayanteza yancurekeye ngi abantu bose barabizi, akantesha umutwe akantaranga kuri yego nyine namubazije ngo mu rugo ngo bimeze bite, ariko umugabo byarangiye agiye abantu bose barabizi. Agiye ntaye abantu bose barabizi ko yagiye. Urumva rero ngiye nta kindi kibazo mfite abana banjye turabanye, mfite akazi ndakora, nta kindi kibazo rwose mfite. Kubaho nta mugabo nibyo njye nashana njya mubwira cyetse ko nyine twashwanye kuriya. Kubaho nta mugabo, abagore benshi turiho hano muri Kigali cyangwa no muri Rwanda tudafite abagabo kandi tubayeho neza. Ni benshi umugabo kaba n'umugore urabimenyera. Niyo mpamvu nanjye nishyira mu mwanya wa Shania nawe afite akababaro k'umugabo nanjye ndagafite. Urumva rero ko dushwambaguzanya n'ubwo nta kintu. Akabaye mwiyunge kuko mwese muhuje ubuzima.
ariko ahantu amatiku yaturutse nyine niho hantu habi nyine binabizanagora kugira ngo n'abana banjye bakunda bashani reba kuri university y'abana barariraga bateta tima ma twawarze tukajyayo natekereza ko tudacana uwaka nkicara nkarira keke n'abanyamafoto ndavuga nuko biri kose abana bari nkatebara bawe nabajantiye kuko ikigo jantiye yigaho n'abanangiye nicyo biga ku bigo bimwe urumva ni abana bahuye bakatubwira bakamubwira ati dufite biti ariko abana baravugana abana nta kintu babaze amatiku y'ababyeyi ke abana ntago babe bayazi urumva rero abana iyo bahuriye ku ishuri gutyo umwe akabwira undi ati mu rugo bimeze gutya undi akaza ambwira ati ma nahuye na jantiye ati ibi n'ibi urumva nanjye natekereza ko harimo ikintu hagati yanjye na mama wabo ke nkicira urubanza kandi abana urumva nta kintu cyo kubasubiza abana bakababara abana bakumva ntibishimye kubera ko batabonye bagenzi babo kandi nawe ntiwabohereza mufitanye ikibazo ntabwo byakunda urumva ko nyine birababangamira mwe bakuru bikanabangamira abana n'abana bibagiraho ingaruka z'ababyeyi burya icyaha cy'umubyeyi kigera no ku bana pe nanjye naje kubibona kigera no ku bana kikababangamira cyane urumva ko n'uburenganzira bwabo murabubangamira ariko rega harimo n'abazi ubwenge nka Jean Diaz ubwenge n'abandi bazi ubwenge baze guhura nabo ku ishuri ngo mama wawe na mama barayibarwanya mu nzira ngo bashwambagusha kandi barabimenya none se urumva izo nduru iyo ziba abana bareba kandi abantu barahurura n'abantu bakavuga umwana bavuye kushiragora n'abandi ati mama wawe bamukubise ninde bamukubise ni Rachel akumva ati shangazi urumva ibintu ni ibintu nanjye mbitekereje ndarira rega hari igihe abantu bose barabizi ugendera ke mu kigari cy'abantu ukagishyuhamo sari nk'uko ubyumva umuntu wabaga ngo n'umuntu agendera mu kigari kuri niko kugendera mu kigari abantu batazi kugendera mu kigari kuri ibira byambayeho niko kugendera mu kigari rero niko kugendera mu kigari kintu utazi kuko kuntu wangaga shanye wamwangaga bikubye binakubika vuga si umuntu wamwangaga bitarimo buryarye ariko disi umutima wakujemo ukavuga uti reka umutima urandiye reka mfate umwanzuro mfate umurongo muzima nubwo atakubabarira buriya ku mutima wawe uziturize mu mutima wowe uzavuga uti nasabye imbabazi umutima wawe hani gihe nkanye nkunda kujya mu cyaro hani ngera ko kwa mukecuru akanekerera ibintu agahita ambwira nguze guhaho n'umugore wa Marite niba ari ibishyimbo agahita acamo kabiri ye baba we kero no nkumva utambeshye ujyayo cyangwa urumva najyayo gute mbiza navuye ngo nje kubimurogeramo agatekera akamwira ati ibi ngibi ibi ni iby'umugore wa Marite n'ibya Makire bya Shani muri kumva kandi bijyanye ntiyabyemera mana yanjye ubu urabona yabyemera ko ahita avanga ibyo bintu zagenje kukoroga bwo n'uburozi ibyo ni ibiki ugasanga induru ziravuze haba harimo n'ibihuha nubwo ari jambo yavuze nawe mubwishinganye nta muntu ubwira undi ngo ntazamukenera kuko nubwo mwana mubanye nabi mubabariranye azakenera kuri abantu barakenera uzabona umukecuru ari kumbwira ibyo tiko yewe tiko ashadiye wahageze wabahaye ibishyimbo wabashyiriye ibigori mana ukiniga kumusubiza ngo yego sindabishobora ikiniga kiraza ngahita mubwira ati ma buretse ngahita mukupa ndaje ngo uhamagare cyo ko yamara kose kutabigeza mu miryango ibibazo mufitanye ababizi ni abatoya abasaba umukecuru n'abasaza ntabwo ngibyo baba babizi we na mukecuru nuko abazahamagaye Shani akamubaza ati se Rachel yakugejejeho bya bishyimbo yavuga ati wa mugore agenda ndi bana mu ntumwe no kunzanira imyaka nawe Shani yashaka kubwicecekera kamwe hari abantu benshi hari abantu bagushimye urya guca bugufi ni byiza no guciye gufata abyemera ariko we ku mutima uraboka kandi n'abantu hanze bura hari igihe werekana isura mbi ukajya uhora uri mubi imbere y'abantu ku buryo ni cya kintu cyiza wakora nta wakizera ko cyane mwiza ariko kuba waricaye ugatekereza ukavuga ati nsabye imbabazi nciye bugufi byonyine nabirahagije rwose nanjye numvise ntabwo naruhutse neza ariko ngiye numvishije nduhutsemo gake kenda naruhutse pe kubera yuko buri mutima ugucira urubanza none wa mukuru wanjye twazanaga hano kwa Shani ya kumutera tukashwana naramamagaye namwe yari nawe umeze ute bizimeze neza tuziko mvuye kwa Shani ya supe yo gukora kimwe ngiye kuko mwarwanye ati wapi mvuye kumusaba imbabazi yanze kubyemera wowe usaba imbabazi niho mvuye kumusaba imbabazi tiyakwabariye sete hoya tese nabikubwiraga turi so wajyagayo gute abantu bose bari kumira utwatsi wagiraga yiki rekazi kwimi ariko nge nta kintu bimbwiye niyo ko babivugaho rwose cyangwa nuko icyari kiri ku mutima wanjye cyasohotse kikajya hanze
icyambere nuko ni amahoro yo mu mutima wawe ubundi nawe kubabara nyine afite n'ibyo wamukoreye n'ibishira naravuze ni umunsi mwabariranye rwose mukongera kuvugana neza tuzaza kwa Shania yewe weke ni ikirori numva nambabarira mana yanjye ni ikirori ni ikirori mu bindi ibintu byongera bisubire mu buryo n'uwo mugabo we naza nabwo aze mu mahoro biri ibintu bizima kandi buriya ikintu cyiza wakora nk'uko nyine washyiragamo umunyu kugira ngo ubone umugabo ajyane ikibazo n'ibyo no kuvugisha musaza wawe nawe ujye umukangura burari igihe umuntu yishyiramo ibintu mu mutwe ariko hari n'igihe umufasha kugira ngo wa mugabo ubwo buyoba buvemo ibintu byo kutita ku bana ibintu byo kumva cyane rwose byo kumva ko umugore ngo nta kintu yamumarira baramuhamagara amubwira amafaranga y'ishuri agakupa ibyo nta kindi pe kandi nanjye buriya kuntu marita nkunda nayo ngiye mukwitura nkuba ati kora abana agira gutya abana biduhuye gutya bibakorera gutya yabikora pe ariko iyo abonye nanjye ndi gusakuza nasaze nawe bavuga ati azi ko hari ubunabire wa mugore wundi se umwe wa mugabo wawe amaherezo umwe babyaranye nawe ko nabonaga ashaka ko mugirana ibibazo we byarangiye gute nawe yaragiye umugabo yaragutaye nawe baratandukana cyahise yisangira uriya mugore ntabwo mbizi kuko ntabwo aheruka kuza kuntunisha umutwe nta n'amakuru y'imwe nshaka kumenya burya iyo umuntu atike ataza kukubangamira ataza kugira gute gusa umenya ko ari hari ntibyakubabaza kari hari njye namaze kwiyakira baza bitambabaza kikoze mbere narabimenyaga kubera ko umugabo nari nyimenyaga kuba ati agiye napfa agiye byagenda gute nari gusara nkabasanga ariko ubu ngubu nariyakiriye pe cyatumye niyakira naje kubona ko ubuzima bukomeza iyo umuntu ari mu buzima bwawe bushobora gukomeza yaragiye ubuzima burakomeza induru ziracika rwaserera iragabanuka kandi mbayeho pe kuba yarahari umugabo no kuba yaragiye aho mfite amahoro ni hehe aho mfite amahoro nahangaha ke impamvu ni iyihe nta mugore ureba nk'ubu hazaga abagore kunesha umutwe nawe akagenda nataye agasanga nanjye nirirwa ndwana nawe ugasanga igipangu kigira gute giramo induru niba tutarwanye ngo ntiyatashye twarwanye ngo haje umugore urumva izo nduru ntabwo zaragiye urumva amahoro arahari wenda mu bushobozi bw'amafaranga mu mibereho ushobora kuba hari icyagabanutseho ariko mu mahoro arahari pe ubwo ari amahoro n'ubushobozi wahitamo iki mahoro nahitamo amahoro ubushobozi se ni urugo rw'ihoramo induru nahitamo amahoro ke umugabo arazakugoreza amafaranga 200,500 akarara gukubita ejo akakuzaniraho abagore natanga asanga abakobwa bamusuye mu nzu urumva ayo mafaranga yarya wishimye nyina nukubana niko ko nabwango nukubiryo bitabamarira cyane ariko byibura iyo gusa ubu ndatuje na wa mushiki wari waraje mu rugo n'abana rwose nawe yaragiye rwose ndatuje yaragiye pe misemenya n'impamvu wahisemo gusaba imbabazi nuko nyine akajagari nawe wari ujagaremo nanjye narakabonye rega ibyo nakoreraga shani yarega nawe nuko atabizi nanjye barabinkoreraga nanjye byambagaho nanjye baraneraga sinzi impamvu wavuga ku rwuri ukaza no kwigereka Imana niyo mpamvu nanjye yacishije mwari rashuri ke yacishije mu ishuri menya ko ibintu nkorera undi nanjye babinkoreye ukuntu nabifata nanjye rero nakoreraga shani byose nanjye barahindukiye barabinkorera ko warwanagara intundura umugabo gafata ukajugunya umugore ugafata mu majigo nge byihorera umenya aho se zivuye ariko ke nk'ubu uzaza umugabo mu nzu ari kumwe n'umugore wabikora iki wakora iki umugabo akagenda akamara icyumweru adataha wakora iki ubundi hari ikintu kiba no ukabona n'icyo gukora ukakibura kuko igiti gikora bakora kibi oya nge ntacyo nkuvuye bakubyo wakoraga byose byarumvikanaga umugabo ari uwawe umugabo umusangiye n'umugore umugabo abyaye umwana ntubimenye umugabo azanye umukobwa ibyo byo ni ikintu buri muntu wese kitamushimisha wakora igishoboka cyose kugira ngo ako kavuyo n'ibyo byose bive mu rugo iwawe cyane aho ntacyo nkuvuye rwose ahubwo icyari gitangaje ni ukuntu waba ufite ibibazo bingana kuri iwawe namura mu kazi wawe ngakazi wawe n'abana bose akabazana ati teka turye turarubanda muri urwa musaza wanjye ibyo byose bisimbura ni wowe ukabona n'undi mwanya wo kujya mu rugo rw'abandi urumva bose bampaye agahenge ari uwa mukeba yampaye agahenge ari uriya mu kazi wanjye nawe yampaye agahenge bose bampaye agahenge ngende gute ntashaniye agahenge nanjye
niyo mpamvu wabonye akanya ko kwitekerezaho nitekerejeho mbona ibyo naciyemo nawe cana ari byari gucamo mbona umubiri ni nk'undi uko umuntu akubabaza nawe nikunda yakubabaza mbona nta mpamvu ubona byose ari kimwe nta mpamvu pe hari umuntu abara mu matiku ke akaba n'umwanya wo kwitekerezaho mu matiku ukawubura nta mahoro ugira umutima uhora uhagaze uratambuka ati dore shani iyi mutima ukakurya yatambuka ati dore rasheri mwese ukaba nta uvugisha undi ntabwo mwaba muturanye ntihagire undi utira undi umweyo cyane murebanaho ishyari amashyari nkaho namuteje imbere ugasanga we nasimuteje imbere yaba acuruza ntujye kumugurira ibyo ngibyo rero birashyira bikavamo n'uburozi handi shani yavuze ngo cyane uburozi ngo n'amahembe noneho abantu ni ukubeshya nyine ariko ibintu byose bakuvugaho iyo yakoraga ibintu bibi bashaka no kurushaho n'ibindi kuko warabikoze noneho rero abantu iyo bazi ko utabana n'umuntu neza baba bashaka no kumushwana ujya kumva ukicara umuntu akuzaniye inkuru amahembe ntayo wajyanye ntayo rwose ni ukumbeshyira si amahembe nayakurahe nanjye navuze ngo noneho nibwo yashiragezeho kuruga urumva nyine ko abantu baba bazi nyine gushwana kwa nyina Shaniya baratubonaga babona nka Shaniya ari nk'akantu akoze bakiruka bakaza kumbwira teka kubwira bagahita babimbira kugira ngo nsare mva cyane ahubwo ngiye sinzi ibintu wagira ngo nanjye barabinererezaga pe ariko kuri ubu ngubu rwose pe ntegereje imbabazi za Shaniya kandi none ntabwo niyize ncika intege ndazitegereje kandi ke umutima wanjye ngiye mutari kunshira ubanza noneho cyane ndumva zambabarira yazakubara kuko nta nzira ikomeye ihari wowe biha umwanya ukomereza gahunda zawe nawe yikomereza igihe nikigera nk'uko igihe kigeze nk'uko igihe ubu ngubu kigeze bikaba ngombwa yuko uvuga uti reka atari imbabazi cyane rwose kuko nawe igihe kizagera akavuga ati wa mugani kankanga imbabazi n'ubundi byose ni kimwe wowe waragize uwo mutima uciye bugufi kandi ugaca bugufi warufatiye umwanzuro nabitekereje uzi ko byangoye utazisubira ngo wongere usubire nabyo nkumva ngiye kuza nkumva igitima kirambujije tugiye guseba we bagiye kukubona nkongera ngabyuka nkumva umutima nabwo uranze ariko naho ndabyuka rimwe na rimwe bita mfata mwanzuro nahati kagende useba rero byo gusebya ariko mu mutima ukagira amahoro nta kibi kiba kirimo nta no gusaba imbabazi rega ni umuco nta gusaba umuntu agiye gusaba imbabazi ni umuco twese duhuriyeho nta n'umugabo upfa adasebye bibaho se ntabwo umuntu bibaho wese araseba bikarangira igisigo se kibagirana nk'uko umuntu agenda bakamwibagirwa rashe ikintu ubwira Shaniya twisoreze ikintu nabwira Shaniya ibya kera byavuyeho uko yaranze kera siko nkimeze ndarahindutse naciye bugufi mbikuye ku mutima rwose Shaniya niba uri no kunkurikira unyumve nta mutima w'uburya mfite imbabazi ndi kugusaba nzikuye ku mutima kandi nyuma yo kumbabarira uzabona ko ndirasheri wahindutse bya nyabyo ntabwo ndi wa wundi wa kera tuzabitaha umunsi mwiyunze nemeye kuzagura inyama tukazarya inyama nibyo rwose ndazemeye umunsi iki kintu cyabaho tukavuga tuti Shaniya nawe mwiyunze yakubabariye nicyo nemeye ni bibiri nzagura inyama isinzi umva tuzarya tuzananywa karanga inyama katubisengere wenda bizagenda neza imyaka tugomba kuwutangirana impinduka nta byo kugira amatika atunguka kugirana ibibazo bitari bwinjize nibyo rwose ahubwo tugirane bizinesi cyane dutezanye imbere nubwo Shaniya bavuga ngo nyine nta kintu nzamukeneraho cyangwa we yankenereho ke ibintu Shaniya yakora namushyira abakiriya nanjye namubera umukiriya nanjye ibintu nkora yambera umukiriya yanzana n'abakiriya ntabwo yajya azana abashuti bakaza mugasangira cyane rwose niyo fanta kayinywa nanjye yaza rwose akanteza imbere ni ukuri n'ibyunguka cyane pe nta kintu dufite noneho abantu bashwana banakira ubonye muri abakire muri aba miliyoneri byibura mugashwana mufite n'amafaranga no gushwanira mu busa n'abakire barashwana bagakenera na da ntibanase